bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ku buryo wakongera amahirwe yo kubyara umuhungu. Tubashishikariza gukora subscribe ku batarabikora, bituma mubona video zacu zigisohoka. Mu miryango myinshi, ni ukuvuga hagati y'abashakanye umugore n'umugabo, akenshi bahura n'ibibazo bijyanye no kubyara. Hari ababura urubyaro cyangwa se bakabyara igitsina kimwe, bityo bikabangamira cyangwa se bikazana agatotsi mu rushako, kubera ko akenshi iyo abantu bifuriza abageni bashya ibyiza, barababwira ngo muzabyare hungu na kobwa. Bigaragaza ko kugera kuri iyo ngingo ibintu biba ari byiza hagati y'abashakanye. Bamwe na bamwe bagwa mu mutego wo kubyara abana benshi ngo bashake igitsina runaka kinyuranye n'icyo bamaze igihe babyara. Baba bamaze igihe babyara umukobwa cyangwa se abakobwa bakifuza kubyara umuhungu. Baba bamaze igihe babyara abahungu, bafite abana benshi b'abahungu bakifuza kubyara umukobwa. Ibi bikurikira tugiye kuvugaho bigaragaza amahirwe ashobora kwiyongera, bityo umuhungu akaba yavuka cyangwa se umukobwa. None n'icyo wakora kugira ngo wongere amahirwe yo kubyara umuhungu, cyangwa se ni ibiki bibigiramo uruhare? Turibanda ku buryo imibonano mpuzabitsina ikorwa hagati y'abashakanye. Iyo ugenzuye uzasanga ko abagabo benshi bataba mu rugo bagira amahirwe yo kubyara abahungu. Ni ukuvuga abagera mu rugo gake gashoboka. Abandi ni abagabo n'abagore babo badakunda gukora imibonano mpuzabitsina, bakunda kubyara abahungu. Bisobanura iki? Iyo abashakanye bakora imibonano kenshi gashoboka, hafi buri munsi mu cyumweru, amahirwe menshi ni uko nibasama hazasamwa umukobwa hakanavuka umukobwa. Naho ba bandi badakunda kuboneka mu rugo, bakora imirimo se hirya no hino, bakunda kuba bananiwe kubera imirimo bakora, bagakora imibonano mpuzabitsina gake gashoboka, abo bakunze kubyara abahungu. Ubwo rero umugore n'umugabo bifuza kubyara umuhungu, ni ukugenzura uburyo bakora imibonano mpuzabitsina mu cyumweru. Hari igihe umugabo aba akunda gukora imibonano mpuzabitsina cyane, cyangwa se umugore, bityo umwe muri bo cyangwa bombi bagahatirwa gukora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka. Icyo gihe amahirwe yo kubyara umukobwa aba ari menshi. Naho ba bandi bakora imibonano mpuzabitsina gake gashoboka mu cyumweru, bakaba bamara ibyumweru 2, 3 se cyangwa n'ikindi gihe kirekire bitewe n'impamvu zitandukanye, bafite amahirwe yo kubyara abahungu. Nyuma yo kubigenzura, ushobora kureba benshi uzi muziranye bashatse, aho abagabo badakunda kuboneka mu rugo, ese bafite abana bameze bate? Niba ari abahungu, ubwo uraba ubonye igisubizo. Ubusanzwe babandi bakunda guhorana, ni ukuvuga bakora imibonano kenshi gashoboka, buri joro se, kabiri mu ijoro cyangwa buri munsi, ugasanga bafite abakobwa, menya ko ari cyo kibazo. Ubaye ugifite nawe wabigenzura. Ese wowe n'uwo mwashakanye mukora imibonano kangahe ku munsi? Kangahe mu cyumweru? Niba mutayirara, menya ko ariho hari ikibazo gishobora gutuma mubyara abakobwa benshi.
ubwo niba umugabo ataboneka kenshi bitewe n'akazi, imiterere ye cyangwa iyawe cyangwa mwembi, menya ko icyo mukeneye guhindura ni ukureba uburyo mukora imibonano mpuzabitsina mu cyumweru cyangwa se ku munsi. Niba ari kenshi mukaba mwarabyaye abakobwa benshi mubigabanye. Niba kandi mufite abahungu benshi kubera kutabonana bitewe n'impamvu zitandukanye, icyo nicyo mukeneye guhindura. Tubaye duhagarariye tubibutsa gukora subscribe ku batarabikora. Nanone mushobora gusharinga video zacu, gukora like no kuduha ibitekerezo. Tubaye duhagarariye naho ubutaha. Bye bye.